ku mugore mwiza we Dizimundu naje mbazaniye Dizimundu naje mbazaniye Dore impundu ngo zirawe urwunge Dizimundu naje mbazaniye Zikizobe cy'imitima kandi zikisesa umubiri wose Dizimundu naje mbazaniye Baranyizihiye n'inyamibwa zanjye Dizimundu naje mbazaniye Mbahaye umugisha mbambariye impumbya Dizimundu naje mbazaniye Dizimundu naje mbazaniye Zaje zituruka imihari yose Dizimundu naje mbazaniye Izabyeyi b'impande zombi n'iz'abavandimwe b'abatashya Dizimundu naje mbazaniye N'iz'abakunzi b'abakumbuye Dizimundu naje mbazaniye Dizimundu naje mbazaniye Dizimundu naje mbazaniye Dizimundu naje mbazaniye Zaje mu duseke no mu dukangara Dizimundu naje mbazaniye No mu dutembere no mu dukwago tumwe turaboshye utundi turasenze Dizimundu naje mbazaniye Twose turanoze n'utwabahanga Dizimundu naje mbazaniye Manu twabahanga bo kubakunda Dizimundu naje mbazaniye Dizimundu naje mbazaniye Nikitubujije kuzakahogora Dizimundu naje mbazaniye Nuko gahakoni k'abakobwa Dizimundu naje mbazaniye Kamwe gatahakara ntibatahe Dizimundu naje mbazaniye Nikayitasirwa bucuro bwacu Dizimundu naje mbazaniye Agiye asanze shema ry'igikaka Jihingira ry'imihigo mushingangiriro Dizimundu naje mbazaniye Hakaba ngombwa aho byakomeye Dizimundu naje mbazaniye
utagira irungu warakunzwe n'intore kuva nkigukunda ntiwigeze undushya igihe tumaranye wanyeretse ubupfura by'urwoza buri munsi nzarusiga amavuta nzabagarira urukundo nawe ujya uruvomera ngwino murimbo wanjye wisangira amavure abakubuza inzira bakeme wikomereze rubera rwabakubyaye wisangira ingeri yawe gahora n'ubupfura waranaburemanwe uzambera uruhimbi shuti nzakubera icyansi. Imfura ziri muri iyi sibo zari zimaze kugera ahangaha ariko abari ku bikingi by'amarembo ntimuze kugira ngo nabakumirizi ahubwo bariya nabarora imfura zitugana kugira ngo bazihe ibyimbo bizikwiye bakaba kandi n'abakomerezi b'umuryango nibo bakomerezi wacu kugira ngo hataza kugira usoma umukukuzo. Ubwo rero intango turi butereka ahangaha turaza kwisangira twese nta n'umwe uri busigara atayisomye mwumve ko tubahaye ikaze gukezanya kugira ubutangwa. Ndagira ngo mbasabe rero basangwa beza namwe bashyitsi bakamazi mukanya tuze kubanza twambazanya kugira ubutangwa nitumara kubona buri wese yamaze kubona umwanya yicaramo turaza kwambazanya kugira ubutangwa hanyuma tubonereho dutarame bikwiye. Abavuye hafi na kure mu cyubahiro cyawe reka turambure ibiganza duhiye icyubahiro Imana kugira ngo dutangirane nayo tuze gusozanya nayo. Data wera wo mu ijuru ndagushimiye uri Imana igira neza uri Imana ishoboye Imana y'urukundo Imana idukunda kandi ikatwitaho uko bwije n'uko bukeye watandukanije umwijima wari utugoze uduha umucyo duha umunsi mwiza kugira ngo tuwishimiremo. Mwami tuguhaye icyubahiro kuko ari wowe wabikoze warinze abavuye hafi n'abavuye kure abashyitsi twari dutegereje barahageze izina ryawe nirihabwe icyubahiro duciye bugufi kuko urera urakiranuka ari byo watubonaho ntutwishimire reka amaraso ya Yesu watuboneze wakandagije ibirenge muri umuryango wese abuwejejwe n'amaraso ya Yesu maze unyemerere utangirane natwe muri ibi birori Kristo mwiza nk'uko wagendereye bwa bwoko bwawe igihe bari ikana ubari ko uyu munsi uza kutugenderera imirindi yawe yumvikana ahantu ubwiza bwawe bukayangane twirukanye imbaraga za sekibi ubutware bw'umwijima turaburogoye reka tugusabe ingabo zo mu ijoro zidugote ufashe umushyitsi uri hano umusanga umufashe uyoboye iki kiganiro umufashe tuze gusoza tugushima imitima yacu inejejwe nawe tubisabye Imana twizeye mu izina ryawe rigera Yesu amen. Uzakire unazibwira ijambo ry'igitaramo cy'uyu munsi ndaza kwenderaho ntarame kagira Imana. Arakoze intore y'umuryango ari umusore w'umukogoto wizihiye igitaramo ndetse wizihiye kubera n'umugabo w'ingabo arakoze kumpa ijambo nk'umusaza urakoze muhungu wanjye. Mu kanya yaje kumbwira ati barya abantu bumvaga bari mu marembo waje kwimbaza ngo isabo ni bande ndakubwira ngo ni abashyitsi bari bavunyishije ndetse abo bashyitsi barimo nde mukuru ati mbonyemo niringiye Imana Manuel ndamuzi ni inshuti y'umuryango none nyakubahwa niringiye Manuel haguruka uze ngusuhuze n'amakuru. Leo neza amahoro turashima Imana Yesu nashimye nyakubahwa
nyakubahwa Niringiyimana Manuel, tunejejwe no kwakira muri uyu muryango. Uyu muryango wacu uragukunda kandi nawe tuzi yuko uzanywe n'urukundo. Usanze rero muri uyu muryango turi mu gitaramo, uzi yuko turi mu gitaramo cy'uko tukiri mu muganura, uzi uko muri uku kwezi turiho twizihiza umuganura, ariko iwacu tujya tugira uburyo bubiri turashima Imana ibyo yadukoreye, tukaza kongera tukanagagura. Ubwo rero niyo mpamvu dusanze hano tunezerewe. Dore hano hari abasaza bafite imvi zuje uruyenzi, hari abakecuru bahimbaza babereho kuba abakecuru bazima kandi bashima Imana. Urabona hari abasore, hari abakobwa, hari n'abana batoya. Urabona rwose mumeze neza. Bari bazi yuko uyu munsi turi bubone abashyitsi, kuko ntabwo tugiye dutarama ngo tubure abashyitsi. Niyo mpamvu ureba nabo waje mu gitaramo ariko biteguye no kwakira abashyitsi. Ugira umugisha rero kuko usanze turi mu gitaramo nk'umuvandimwe. None nagira ngo nsabe ba bakobwa b'ikambere bazana ubuki bwiza bwatoranijwe kwakira abashyitsi, ubundi usomeho. Ndabona hariho n'akazuba, ubundi bibaza ko urugendo ugenze narwo rwakunanisha kandi n'akanyota karimo, maze mpakiza ubwo buki usomeho wumve ko turi mu muganura. Ibyo umunaniro ndawufite, yego, akiyongeraho n'izabukuru. n'izabukuru. Rwose icyo uteguye ni cyiza kandi Imana iguhe umugisha. Salomo niwe wavuze ko bariho baratuvomaho umuco y'uko turi mu mugano wo kwenda abato ntibajye bawumenya, ariko turashaka ko abato bazajya bagira tambuka hano twegere uno mukobwa wanjye. Umukozi w'umuhanga kandi ugira neza, uri Imana nyamana. Turakoze kuba tugejeje kuri uyu munsi, ibyo tugiye kwakira hano ubihe umugisha kandi bibashe kutugirira akamaro, ubwo uri umwami Imana urabigenza neza. Amen. Amen. Hera Niringiyimana kuri uwo mutsi w'amasomero. Soma kuri uwo mutsi w'amasomero. Nongere nsomeho. Yewe mutsamu umeze neza, uraryoshye. Urumva ubuki ni ubuhitire. Izi nzuki banza zikora na hari iwacu, ndumva bumeze nk'ubwo iwacu. Rero ko bajya babigenza bavuga ngo ku buzima bwabo. amashyi menshi. Nyakubahwa Manuel niyongera gusomera. Nongere nsomera. Ongera usomera. Reka nanjye nongere nsomera. Ubwo rero kandi buriya ni n'ikaze muhawe rugari mu gitaramo kugira ngo mukanya muze kwiyereka bya gipfura. Nkuko rero yabivuze, turi mu gitaramo cy'umuganura, ngira ngo murabizi ko turi mu kwezi k'umuganura. Umuryango wacu mwabonye ko hirya no hino ari ibikorera twarejeje kandi tuganuza imfura zitugana. Namwe rero iyo ni imwe mu ntango twateretse ahangaha, turi bugende tuganuza imfura zidusanga mu gitaramo. Ariko namwe kubera ko tubizi ko muri imfura kandi mwaje tubareba tukabona mwaje nkokora zireba imbere, ntago mwaje murera amaboko. Hari uburyo rero natwe turi bwishimire yuko namwe muri budutaramire bikwiye. Mu gihe rero hari umwe muri mwe uza kumva yakikunda mu byimba kaza, ngo ndavuga abo tungana, abo tungana tukaza kunyabanwa ahangaha cyangwa se tukaza kureba ukundi tubataramira mukishima, aze gusimbuka mbwira. Ariko ni hagira umusaza w'imvi z'uruyeye n'uruyenzi uza kuvuga uti, akavuga ati dawe ati nkeneye yuko tunaganira, turaza kubatega amatwi abato tubumve kandi ibiganiro byanyu biri buze kutunyura, maze iyo mpamba bwenge tuze kwitahana. Murakagira abatuma kuwo mumuye utaraguta cyane
kurusha ibindi kwera uwo mwasangiye byose uwo mwasangiye ubuto ndaragutashya cyane uw'Imana yakugeneye agaramutirwa amasimbi itebuka ahangaha ariko nk'uko dawe yabivuze kandi nanjye nkongera nkabisubiramo rwose uwumva ashaka kudutaramira umwanya mwawuhawe ijambo ryo murarihorana nk'imfura mwishyuke igipfura maze kudutaramire nta kibazo murakagira Imana. Urakoze umusangiza w'amagambo. Jewe rero uhagaze hano nitwa Niringiyimana Emmanuel. Ndi intumwa y'umuryango wa Niringiyimana Pierre. Mwizi ntore jewe ndi intore nubwo nshaje ariko ndi intore ishinzwe gutumika kure ndetse na hafi. Izi ntore rero ziri hano nazo murababona kuri uyu murongo w'imbere buriya buri wese afite icyo ashinzwe. Tugiramo abaganga, tugiramo abaveterineri, tugiramo abashoferi, tugiramo abagoronome n'ibindi byiciro kandi zikora mu bigira. Yego. Nageze hano rero nsanga muri mu gitaramo cyo gushima Imana muri no mu muganura kandi ni umuco nyarwanda ni byiza. Natwe rero iyo minsi mikuru tuyimazemo iminsi nk'uko rero muvandimwe Munyentore bambwiye uti nicyo wifuza cyose icyo wasaba cyose muri uyu muryango uragihabwa. Ariko cyambere nabanza kuvuga ndashima Imana yabanye natwe mu rugendo yaturinze namwe yabarinze. Nkabana nabashimira uburyo mwanyakiriye nari mfite inyota n'umunaniro ndumva maze kuruhuka ameze neza. Nkaba nagira ngo rero nsabe iyi mbaga y'abantu bari hano twazanye twaturutse mu rugo kwa muryango kwa Pierre Niringiyimana bahaguruke babasuhuze mwayandamukanyo namwe mujya muramutsa inshuti zanyu. Barazamura ibiganza ubundi tuvuge ngo haleluya. Namwe musubiremo haleluya. Imana ibahe umugisha. Iyo ni indamukanyo igaragaza ko tubakunda ariko ndabona iyi ndamukanyo nta gaciro mwayihaye. Nkaba rero nejejwe nuko uri impamvu mwe mwarangaye gatoya mwadukunze mwe mwaturangariye cyane. Murabona ko barasa neza rwose ni byiza kuko namwe musa neza. Iyi minsi mikuru yanyu rero twarayimenye ndetse dusaba umuryango wa Pierre, abasaza, ibikwerere, abagore b'amajigija, abasore b'intarumikwa, twiyemeza kuza ngo dufatanye mu gitaramo ariko ntabwo twaje gutyo gusa. Nazanye n'intambuke yangejejeho ubuki bwiza nyine uhaguruka tinyanshuti. Ntabwo bino birori wabyihererana nk'uko wabimenyesheje. Iyi ni intwererano
ndabona uri mushishoza ni ubuki bw'umwimerere. nari nkireba ibyanditseho mbona handitseho fanta. ubu rero ndibaza ko aribwo buki bugezweho inzuki zo mu minsi ya none zisigaye ziboha bwitwa fanta. Iki ni ikirango kigaragaza ko ubuki ari umwimerere. Ni umwimerere nyine nubona ariho kino kirango ngo naho zingira ngo niko inzuki z'iwanyu ziboha nyine ubuki bwitwa fanta. none nubwo ari ikirango nibyo rwose binanjye ndabyemera. n'ubunyemera rero muvandimwe Leo nk'uko wavuze ko icyo nsaba cyose ngihabwa nimunyemerera muraza kunshyira ku rutonde rw'abari gutanga ibitekerezo mu kino gitaramo. Yego burya igihe twakwakiraga wari ufite n'uburenganzira nakubwiye ngo iri kuniga urivuge. Nagushimiye rwose ndacyagushimiye. ubwo rwose ni karibu umumpera amashyi. ndetse mbe niyicariye hasi hariya noneho nkomerezeho aho banshyiriye agasambe hari kamwe ciye akabugi ubundi ukomeze. mu kinyarwanda nibaza ko kuba twaguhaye karibu kuba twaguhaye karibu wibaza ko iyo uza kuba udafite ubucuti n'umubano kugira ngo tuba twaguhaye karibu ntabwo tuba twaguhaye karibu iyo ibyo utaza kuba ubyujuje muri uno muryango. none muri uno muryango kuko wujuje ubucuti n'umubano niyo mpamvu twaguhaye karibu ndetse ukara mu marembo intore y'umuryango yavuze ko yigeze gutegereza ngo inkokora zireba imbere. burya iyo utaza kuba uhafite ubucuti n'umubano tuba twakubwiye ngo izo nkokora zirebesha inyuma, ariko kuko twakwemereye kuko wari uje inkokora zireba imbere tubavuga ngo karibu ukomeza urisanga. niyo mpamvu n'ubucuti n'umubano urabifite muri uno muryango. keretse ahubwo yimba hari ikindi nacyo tukivugeho, ariko yimba ari ibyo byombi ubucuti n'umubano yaremye twenyine birahari ndetse bitari igice. niyo mpamvu uyu munsi twongeye kurari ku muryango ungana gutya, kuko icyo gihe narakubwiye ngo ni Denige na Sabiyaremye cyokora irembo tuba rikwemereye, ariko nubwo turi kwemereye dufite umuryango. hari ba nyirasenge, hari ba se wabo, hari ba nyina wabo, hari n'izindi nshuti n'abandi bavandimwe n'ababyara be ntabwo bari bahari. ariko uyu munsi dufite ibyiringiro ko bongeye guterana gutya. twarababwiye ko uwafashe irembo noneho azagaruka kugira irindi jambo atubwire. none rero nshimishijwe nuko kuko iyo gihe ndumva nakubwiye ngo Manuel rero uri bizira guteba nutinda ikizakurikiyeho nawe urakizi. nejejwe nuko rero utebutse, ibyo nabyo ndabigushimiye ndetse nibamfashe tuguha amashyi, kuko nejejwe nuko uri umugabo kandi usoza ubutumwa kandi ukaba uri rutebuka utebukanye ngoga ugira uti noneho nje gusaba umugeni. nanjye niyo mpamvu nakubwiye ngo wasanganye na Sabiyaremye ariko umuryango ntiwari uhari, ariko none umuryango wateranye. ubwo rero usabye umugeni kandi ukaba usabye umugeni aho wafashe irembo kandi irembo tukaba twararikwemereye, ndetse ndibaza ko icyo gihe wasize inka y'ifata rembo ugasiga ndetse n'umushumba ndetse ugasiga n'umusore w'inkorokoro wo kurinda iryo rembo, kuko nari nakubwiye ngo nugaruka
tugiye kureba ino nka y'ifata rembo yibwa iyo nka y'ifata rembo ari nk'ikwiriye gufata irembo koko n'uwo musore urinze irembo yimba ari umusore ukwiye kurinda irembo koko ndavuga ngo niwagaruka noneho uzaba ufite amahirwe nusanga ibyo bintu twarabishimye uburendagira ngo rero ngutangarize inkuru nziza nteze amatwi. inka y'ifata rembo twarayishimye ni inka nziza ndetse n'umusore wasize nawe twasanze ari umusore ufite ikinyabupfura utari inkubaganye. ntabwo ari inkubaganye kandi ego wacu ntawahakubagana ese ugahize ngo nubwo ari umusore bagize ngo kwari uko twari tumushyize aho ngaho yenda ngo abamenyereza iyo nka cyangwa se bamutoze kurinda irembo neza ko dufite abasore b'inkorokoro irembo ryacu riba ririnzwe ahubwo gusa nuko twashaka ko nawe ngo aze yenda agire n'icyo yiga kuko ashobora kuba atarabizi byose ariko agira n'icyo yiga ariko si ukura ku irembo abasore bacu batari barishoboye turafite abasore b'intarumikwa pe. Uyu ni umuryango mwiza abantu bakwigiraho. None rero narakubwiye ngo nyirasenge ntiyari ahari ariko unagira umugisha kubona nyirasenge ahari. Nyirasenge ni wa wundi umutoza umuco w'abanyarwandakazi, ni wa wundi umukuyakuya, ni wa wundi umusiga, ni wa wundi umutoza indangagaciro y'abakobwa. None ndabona hari ndagira ngo nanjye mubaze ubwo none hahibereye n'umuryango mubaze yimbe Esther tugomba kumutanga uko yaje gusaba. Tambuka hano nyirasenge ingaze ariko nkwegere. Esther waje kumudusaba tumutange. Manuel Karame se baremera kumutanga amashyi mwongere mutanga ndi menshi. Mwana habwe icyubahiro no. Manuel Karame byeno. icyo waje ushaka urakibona, icyo waje ushaka muri umuryango urakibona. Nyirasenge yisabye yemera niko se Manuel usanzwe umuzi ngo yarakuzi Banze rwose. none Manuel rero noneho ngaho saba Imana ishimwe. Manuel Muvandimwe mwiza kandi nkunda. Karame uraho uraho neza muvandi. amakuru Amakuru ni meza. mugiye kugira gute? Naje ndi gusaba umugeni rwose. Irembo ngo wararifashe se? Oya nararisabye. Kandi numva kuvuga ko wafashe irembo. Oya nta mbaraga ngira zafata irembo. Nta nubwo ariko navuze nararisabye nyakubahwa rwose. Mba Manuel nakomeje kumva bavuga ngo wafashe irembo ngo uzana ibifata irembo. Oya nta rembo nasabye. Umuryango wacu nta rembo nafashe nararisabye. Ese ngira ngo kopera iyo kopera ntufate kugira ngo hari n'ikibazo gihari. Ngaho komeza. Arengeza ubwo wangira ngo hari byangiritse. Ngira ngo tugiye guhindukira dusubiza rero murakoze ko mukinyemerera kugira icyo mvuga hano. bakirije yombi. Nagira ngo rero twavuganye yuko ngiye hari ikintu bitanga ngo ni imvugo ngiro. Imvugo niyo ngiro. Niyo ngiro ngiye kuvuga rero nkora. Nibyo byiza n'ubundi nicyo dukeneye kuvugwa n'umuntu akora nibyo byiza. Nagira ngo muntegurire rero ibyangombwa banze munzanire cyozi. kwije Oya ndikwije nta kibazo mfite. warebye muri bya bibindi wazanye ko nabonye abasore b'imihambira n'ibibindi ukadutereka ikibindi gisaba umugeni ko ntakibonye ahangaha. Ntabwo wakibonye? Ntabwo nakibonye kandi nitutakibona Ese uheruka iki? mperuka usaba ijambo
bati iki kibindi gikwiye ijambo, twanagushimiye twaguhaye amashyi n'impundu z'urwunge, ariko bakwemereye umugeni ntiwazirikana ko umugeni w'iwacu mu muryango iwacu ntabwo asabwa uko gusa. Izo nkwano za mbere ntituzanze, ariko ikibindi gisaba umugeni nicyo dushaka. Ese ugira ngo icyo cyo nakibagiwe najya nikwije. Reba muri Kabugondo hanyuma maze ugire uko ugenza, ubwo turaza kubona noneho. Uriya nari nasabye Cyozi ngo yigire hino, noneho ikibindi kikurikire, noneho Munyentore abanza yakire ikibindi gisaba umugeni, ariko Cyozi yageze mu birindiro byayo. Ubwo ntacyo noneho ku umuco uko bigenza, reka ikibindi kigenda imbere, kubera ko n'inkwano iri buze nyuma, ubwo Cyozi iraza kuza ikurikiye ikibindi, ariko cyagiye imbere. Oya, kiragenda imbere niko bimeze. Kagira imana. Ese uko ngana gutyo urabona nacu umuco. Amashyi ni muntu. Amashyi ni ukuri n'imfura. Manwe. Ubona nuko kiba gitatse. Ariko hari ijambo wavuze rikomeye cyane nibuka. Ngo burya ngo no gukopera n'ubuhanga. Ubwo rero Manuel narenge kuvuga ntumva rero uracyari muri Torokome n'ubundi ntiwaharenze. Ariko uko wakopeye neza ni amahoro. Icya mbere si ko ari ugutsinda. Yego. Icya mbere ni ugutsinda kandi niyo ntego. Ubu rero iki kibindi ubuki bwiza bumeze neza, burakurikira ubwo nakugiragaho ijambo. Ubu rero ubu ni ubuki busaba umugeni. Ubu ni ubuki busaba umugeni. Ngaho noneho ndumva cya cyiciro kirenze, ndumva uvuye muri Torokome wakopeye neza. Akira nyakirira ubuki Manuel, ubundi asaba umugeni. Iyi ni Cyozi cyogera inka. Babyeyi banjye reka mbasaba akantu gato. Yego. Ibi birori turimo iwacu ni urwibutso rw'imyaka ingana imvura. Ndagira ngo mwigira ahangaha muri kano kabuga keza k'abasaza ahangaha, kugira ngo harimo bari hari inyuma barimo bavuga bati ibyo byiza tutari kureba. Ntabwo bari kubibona. N'aba banyamakuru bakamejeje buriya ngo ntabwo babibonaga. Ni byiza. Murakoze. Ndimo mvuga ngo iyi ni Cyozi cyogera inka. Nagira ngo nyishyikirize Munyentore ayisuzume kandi azi ko nta mubeshyi. Ugira uti iyi ni Cyozi cyogera inka. Ibyo nicyo harenga aho urimo ukavuga ko ari inka, ubona gusubiza. Uretse baradusobanurira buriya. Kureba neza nyabona tutaza kunyagirwa mu gitaramo. Uretse barabiha igisobanuro. Ndabisobanura mu kanya. Ese ko yatanze Cyozi cyogera inka, hakaba haje indi yo yitwa ngo iki? Iyi ni yiherekeje. Icyubahiro cy'umuryango. Ariko hari intore y'umuryango yabajije ikibazo, mbese ko yabonye ari isake, ntiwaduha igisobanuro kino sake? Ubundi yakabaye iriho inka byibura. None hariho isake. Ubwo ni inka busake. Nubwo ari igipfondezi, imba ari ipfondezi cyangwa imba ari ntuze, iyi mba ari nyamutoyi. Se buriya iyo urebye inka ubona n'ibiro ntabwo inganya n'isake. Natwe ubwo nicyo cyatuyobeye. Iki ni ikirango cy'ubuziranenge, kandi ikimenyetso cy'inkoko cy'isake ni ugukangura abakozi bajya ku murimo. Wakopeye neza ntore y'umuryango, reka tubimwemerere nawe. Reka tubimwemere, ariko ubutaha muzadushyirireho inka. Niba ubishaka tuzayishyiraho. Bazi ko tubishaka. Ahubwo se hari indi ntumwa yindi se? Ni itegeko.
iyo ntabwo ari twe ntidutegeka ahubwo ibyo wumvise ubutaha uzabishyire mu ngiro ntabwo dutegetse kuko burya ntabwo wenda iyo bavuga gutegeka ntabwo turi abanyagitugu ahubwo twagira ngo tujye inama ariko ubundi ko yatubwiye ko iya mbere ari cyozi cyogera inka iya kabiri yatubwiye ko yitwa ngo iki niyiherekeje gusa bakagenda bikazagera ku Kanyaru navuze ko ari iriya iratsindagira rwa rukundo yitwa itsindagira urukundo itsindagira urukundo icyubahiro cy'umuryango ishema ry'umuryango ntabwo ndumva bitaranoga biranoga iya mbere ni cyozi ubwo cyozi cyogera inka ariyo tumenyereye umuryango dawaze kwihangana ingiyi tigusubize kugira ngo ubanze ushakire izina ntabwo nayisubirana ngaho tubwire ubwo ariko twazabwira umuryango ko yitwa ngo iki mwaka kuriya rero erega wivunika wivunika wumvise hari inyito dufite mu Rwanda ngo gira inka munyarwanda iyo rero ni gira inka muryango ahubwo burya gusaza no gusahurwa koko uzi ko wabyanditseho ntubimenye iyi ni mbogo na muyumba yewe baguha amashyi muri imvura cyane baguha amashyi rwose mwabyanditseho wari wivunnye amaguru rwose byandikaho burya gusaza no gusahurwa koko ubwo rero ndabifuriza kugira inka nk'umuryango wa Nsabiyaremye ni ukuvuga ngo guherekeza waherekeza utavuze iyi rero ni imashini iyi ni imashini iyi mashini ikora iki iyi mashini rero iyi ni imashini yahira ubwatsi ntabwo bigusaba kuyicomeka ku mashanyarazi nta nubwo bigusaba kuyishyiramo amabuye cyangwa amavuta rwose ubwo se ntigwa ingese oya nta kibazo uburyo ikoze mu buryo buzira ingese aho kantu se mbona kameze nk'agakoko agakoko kita ngo iki munwe wagiye ubibona nyine iki nacyo ni ikimenyetso cy'ubuziranenge ntore y'umuryango ndebera njye ndareba neza nkabona isa nkaho ari urw'amenyo ubona ifite ibyinyo urw'amenyo rwose iyi mashini rero uduhaye urw'amenyo oya ntabwo naba urw'amenyo urwo baseka none se ko mbona ifite amenyo nk'ayisatura bisobanura ariya menyo ni uburyo ikozemo buzajya bworohereza umuntu w'umusaza nkawe uburyo bwo kwahira ubwatsi neza nta mvune nta guhonda reka tubyumve gutyo hanyuma se ko ndeba uburyo imeze bavuze ko waherukaga mu ishuri ariko ngo gukope nkareba nkabona nanone ni ikibazo icyo bita point d'interrogation mu rurimi aho rwose ndumva kibasha kuruhuka umunyeshuri yatsinze hari akandi kantu bashyiraho v baguha amashyi rwose niko urazi ntore y'umuryango uzi yuko ahubwo yanabonye n'amanota meza ese mu gifaransa avuga ni 12 mu kinyarwanda 12 aya ntabwo ari amanota mu kinyarwanda 12 mu gifaransa ni 12 ariko iki ni ikimenyetso ahubwo uyu mubare niyo mpamvu mubona ndimo nkuraho kiriya gifuniko uriya mubare iyo ntaza kuwubona asanga hariho 11 cyangwa 13 ntabwo yari kuza kuba yujuje bwa buziranenge iki kimenyetso n'uriya mubare nibyo bitsindagira ubuziranenge bwayo ntacyo turabyemera ubwo atari igiharwe hanyuma se iyo ikaba yitwa imashini gusa biraho iyi ni imashini ya kijyambere ntabwo ari ya kijyambere ya kizungu oya ntabwo ari ya kizungu kijyambere yahinyaka na kizungu yavuga ngo musubize ibye iyi ni imashini yaturutse mu muryango wa Piyeri ikitwa ngo ikirere ikitwa najoro najoro ku mutunzi nta joro ridaca mbega wari ubihinnye nta nijoro ku mutunzi igihe cyose ubonye ziburaye nubwo haba saa yine z'ijoro wagenda yewe wivunika baguha amashyi wivunika yewe nta joro nta manywa hose irakora hose irakora
mbese mumbaza ngo kizungu mukambaza kijyambere si ikoranabuhanga muraryemera ryo. Iki ni ikibumbiro rero urabyibuka mu rugomero hamwe twajyaga dushora inka kera turebe ahandi twahinze imiceri. hahinzwe imiceri ariko none iki kibumbiro cyo rero ikibumbiro rwose ni ikibumbiro cyo mu gihe cy'iterambere. Ntabwo ari icya kijyambere, ni icy'iterambere, si n'icya kizungu, nicyo mu gihe tugezemo cy'iterambere. cyitegereze nacyo ubona nyine inka yashoka ikibumbiro kingana gityo ubwo yakamwa ngo diridiri cyangwa n'idonyidonyi. yakamwa nta kibazo, hari uko bimeze. Ariko mbonye handitseho made in Rwanda. Hariya iki kibumbiro cyaba cyujuje ubuziranenge. Hariho gushyiraho made in Rwanda. Ni icy'iwacu. Ni icy'iwacu. Bamushimire Muhammad Impundu. Icyo uragitsinze. Icy'iwacu. Numvise rero wari urimo ugira ikibazo uteze ko mbona ari gitoya. Hari icyo bita mu rurimi rw'igifaransa, rikajya nize mu gifaransa kera, mu byo bita ngo ni porutatifu cyangwa ibintu nk'ibyo. Ariko kugira ngo abashumba be kuvunika, burya nzi ko uyu muryango mudahirira nyinshi. Nazanye rero n'igicuba kugira ngo mujye mubasha kudahirira zitarumanga. Cyo kigakoreshwa gitese. Iki rero ko mbona kidasanzwe. Iki rero mwokagira inka mwe murabizi ko ese Manuel karamemye nto reka nkuvune ariko nayo kukuvuna. Ubu dusigaye tudahira dukoresheje rubine kuko amazi twayegereje. Ndibaza ko iki gicuba buri ntuze ya rubine buriya ntiyajyamo muri iki gicuba, hari icyo gitwaye. Ntabwo tukijya mu kabande ahari amariba twahinze imiceri kugira ngo twongere umusaruro. Ariko nibyo ubu dusigaye nyine turi bugufi mu rugo. Ndibaza ko icyo kibumbiro iki cyaba n'imbera byombi ndabona n'umuntu ashobora kugicundiramo. Yewe ahubwo se gifite n'umutemeri wacu. Kugira ngo amashuri byo kungaha cyujuje ubuziranenge nta kibazo. Namwe mubashimire ko washimye. Iki rero kidatinze dutegereje igisigaye ni ukunkosha. tugukoshe Nditeguye ni ukuri. se ba wiyicariye hariya gato ubundi umuryango tugukoshe. Akijya kwicara ngenda mwibariza ikibazo kimwe cyonyine. Tubwiye ko azi mu gifaransa, ndakubaza mu gifaransa nanjye. Igifaransa nzi ni cyinshi, ngiye kukubaza nti kuvuze ngo tugukoshe kandi wumvise ko ndi umutaramyi mu muryango iwacu. Ni ukuri. Ncanire udukwere cyangwa uracanira unadukwere ngiki gifaransa cyane. Ncanire udukwere. Cyo ni igifaransa cyangwa ni ikinyarwanda? Ni igifaransa. Mucanire mbakwere. Baguha amashyi urabizi ko turi abatunzi. Ni ukuri arabizi ko turi abatunzi, ntabwo ari wari kubazanye igicaniro, ntabwo aje kutworoza, dutuwe turi abatunzi. Reka muri abatunzi, umworozi reka ni murumuna n'umwe ni hafi y'umworo. Ariko burya amashyi atagira impundu yitwa impuha. Muryango mugari bashyitsi mwaje mutugana, mukuri impuha aho ngaho, amashyi n'impundu babyeyi b'u Rwanda. Dawe ngaho ishuka. Yego Manuel Karame munyento. Reka nsabe murumuna wanjye nawe muha ijambo, muha umwanya nako ijambo ararihorana hano mu muryango agukoshe. Manuel. Karame. Muraho Manuel. Muraho neza Faustin.
wakopeye rwose bagenda wahuye n'abavandimwe. Ese mwamende umunyeshuri ukopera gusa? Ukopera. Niko waba ugiye kunsubiza mu mwaka wa mbere kandi naraburenze. Yewe ndi umutunzi. Uri umutunzi? Utungiye he? Ibiraro byawe biri hehe cyangwa se igikumba cyawe kiri hehe? Uriya rero inzuri zanjye mu Kabote hari inzuri, muri Sabusaro mafite inzuri, ntongeye ahantu hatandukanye. Naho genda ureba inyana z'umwumano. Yego. 8 hanyuma udukwere. Nizo zonyine? Turashaka 8. Murashaka 8? Inyana zo zitetse umwumano 8. Murashaka inyana 8 ariko ntabwo mushaka 8 kwa Pierre. Turashaka inyana 8. Murashaka inyana 8. Ari ngize ubwoba. Oya. Wegera ubwoba kuko wabushize kare aho tugukopeza. Ko umushumba wawe n'umuveterineri noneho reka nkorohere barahitamo ifamu. Mbamarwe. Yego. Reka nkorohere. Twakoze byinshi kandi byiza. Inka zawe n'izacu biregeranye, urwuri ruregeranye. Urabizi. Reka tukoroherere nk'uko twakorohereye n'ubundi, twumve ko tukugirira icyizere. Tujye kukugira icyizere yuko izo nka zihari, zahageze. Inyana 8 zumanye rwose zirahari nta kibazo. Yego. Tukugira icyizere twumve ko zihari, abashumba baziriho n'abacu bari kumwe, wicara ugubwe neza. Amashyi menshi n'impundu ni ukuri. Maze nanjye nsigare hano mbine uruhukiyeho gato, nawe ugende wiruhukiye usohoza ubwo butumwa, ariko ugende ubabwira uti umugeni twamuhawe ndetse n'8 badusabye twabubahaye. Bakumpera amashyi menshi cyane. Ndetse uko ngana uko ntabwo naje nisabira. Yego. Noneho muzane twongere duhamagara umuryango. Erega ubwo Manuel urugendo ruracyahari. Dushobora kuba twashimye imitwa wazanye tugashima 8, ariko urabyumva ko hakiri ikibazo. Yimba cyo kora wazanye umusore, reka tukorohereze uvire ruhande rimwe. Nyine ntabwo nakubwiye ko ntaje nisabira kugira ngo imirimo nyirangirize rimwe. Bejo we. Ariko dawe ntabwo ari ukubavugiramo. Yewe umutaramye nicyo mbera. Nicyo dawe yavuze ati nyaboneka ndarenga uhinguka. Nuza kunyagirwa muri iki gitaramo ntugire ngo sinakubwiye. Muri tegura no dore amakosa umaze gukora ageze kuri aya. Ikosa rya mbere nge nabonye nk'umuto, nabonye ababyeyi biwawe batishimye. Impamvu batishimye dore ngiyi, buretse wibareba ngo ujye kongera ubarya ikinyunguti kuko mudaseka. Dore impamvu watubwiye ngo ntabwo ukoreza abari, ariko tukabona ko bakoreza bakababahereza, kandi icyo ni ikizira. Niyo mpamvu ababyeyi biwawe batishimye. Ikosa rya kabiri, wazanye abashumba mu gitaramo. Abashumba mu nka mu gitaramo nibura ugaserukana umutahira. Ikosa rya gatatu, wazanye abana mu gitaramo bumviriza abakuru. Ayo makosa urayakizwa n'iki mukagira imana? Ikosa rya mbere, ubaho wagabaniye ntugiye kwanyagirwa. Ikosa rya oya ntabwo nanyagwa. Reka mpigambe gato. Ikosa rya mbere ngo nabibuze ariko ngo nikoreje nabisobanuye.
nyine wabisobanuye ariko tukabona rwose bavunitse tuza no gusanga aho dore n'irindi kosa ngo wabujije ababyeyi kubingira ntawe twigeze ubona ategeye u Rwanda urugore ngo muzajya ubikoreza mu gitaramo wahereye ku bana mu kanya uragera ku babyeyi aya makosa nidukomeza kurenzaho rimwe murabona utaza kutugayisha umuryango iyo dutarama umuco ayo makosa kereka nimba hari ikindi kibazo wahuye nacyo reka nkubwire ayo makosa bayagucire inzoga y'ikiru tuyisoma ahangaha ubundi ubone gukomeza kuko njye byange ndi muto ariko nabiroye dawe reka muhe umwanya kubwire se Manuel karame munyento ko mbona ugukopera wakopeye ariko nanuka bugikopera uti kubera iki ubwo sinkwibukije mu kanya gato ko uwo musore ashobora kuba ari mu nyambo none bikubyariye ikosa kuko wamuzanye mu gitaramo kandi atari ngombwa yazanye abana mu gitaramo ngo cy'abantu bakuru se ntabwo igitaramo cyacu ntabwo kibamo abana reka tudohore reka tukudohorere burya niki inshuti iberaho kandi icyo abavandimwe baberaho reka ariko ni ukudohora ubwo tugiye muri dohora tugiye kudohora nabyo bisobanure mbyumve neza tugiye kudohora ubundi bwo tutadohoye waza gusanga ndetse na cya kibindi baguciye kimwe kidahagije yenda baguciye n'ikibindi cya kabiri none rero Manuel wambwiye ko uwo musore ngo Joel mwazanye ese n'uri ukuvuye iruhande uriya ni mukuru we yewe ni mukuru we aho bigobotoye na atatu ryari rigiye kuri rya kane none ubwo uvuze ko atari we Joel noneho twereke Joel buriya rero ntarabereka Joel ntabwo ndi ndashima yego kandi noneho rero mu mwanya tugezemo ubuse buri mwikorezi wanjye ntiyaba yarangaye Mose haguruka kugira ngo ababyeyi twazanye ngo mwarakaye ngo nikoreje umwari nabivuze navuze ko mfite umwikorezi Manuel karame iyo uvuze rimwe burya nkumva kabiri reka nigere bugufi kuko numvise icyo washaka kuvuga nabundi byo cyokora abo bana wikoreza rero ayo makosa ndibaza ko cyokora ntabwo tuguhana nta nubwo tuguhana ntabwo nikoreza abana n'itegeko rihana abantu bakoresha imirimo y'imvune abana ubu rero kuva aho twatangiriye tuganira ndetse mwatugiriye neza ibyo uko twasabye twabihawe iki nacyo ni ikibindi cyo gushimira umuryango wa Sabiyaremye iki ni icyo gushimira umuryango muteze amatwi dore ngo ikibindi cyo kudushimira umuryango ni mucyakire Manuel twaganira umwanya muremure kandi tuganira neza kandi turakomeza n'ubundi tuganire neza kandi bambwiye ko ngo ari wowe wisabira usabira umuhungu wawe Joel ndashaka Joel umunyereke kuko nawe ndebe yimba ari umusore ukwiye kuko hano twebwe dushingira abasore bakwiye yimba wizera ko atari umwana ari umusore ukwiye mubwe yaseruke hano imbere y'umuryango arakwiye yuje imyaka y'ubukure mubwire hano azaseruke imbere y'umuryango turebe Joel